ariko byari ibitangaza mbonye umuntu ku gataro n'ubwa mbere nanjye mbibonye. Give you guys imagine a little bit. No umuntu ni murumuna w'urwaye. You need you guys to know what am I going to do. Ariko buri akazi niko kambere tugomba kubanza gufasha abantu. kubyumva ni amarenga bagana. Ariko byari ibitangaza mbonye umuntu ku gataro n'ubwa mbere nanjye mbibonye. Yoga mbere mu muri zino chese cyangwa sanzo n'unda ziba mwenda no Rwanda n'umunye ku gataro. N'ubwa mbere nari mubonye. Akenshi bajya bavuga ko ari ibihuha cyangwa se ari inkuru zitari zanyazo. N'umuntu wamubonye ufatika ku buryo amukoro ukamwumva. Banshi bavuga ko hari igihe aba ari ibihuha atari byanyabyo. Wowe uri kubyemeza. Urabizi neza ko uwo muntu yarakariho ari umuntu nyamuntu ugaragara. Ni nyamuntu cyane umuzimu ubwo ni atari umuzimu we avuye haragenda nirebera aragatwara mu ntoki agataro abagabo byari amateka nose bashaka kutumusabika agasiro yaza kubiza kubidukorera yashoboka imbumuzi ko yagasubira ko nako tubyirebe tubyekana ko ubundi yagiye ko mubonye ajya he mbonye yinjira mu cyumba hariya yagasubiraho niba akagenderaho yagasubiraho byo natwe tugeza yugo nta kibazo ndabarangira watinya ubwoba wabona umuntu ugenda ku gataro ntugire ubwoba ndabarangira wadufasha ukaturangira niba dutungira intoki cyangwa uduherekeze umuntu aturutse mu bicu aramanuka araparika ntago namwegera ahubwo sinzi uko mwe mugiyeyo ibintu bisanzwe byo kugendera ku gataro wabyumvaga gute wowe numvaga ari ibintu by'inzozi gusa sinemeraga ko bibaho yari yakibombo gusa nabanya ndabyemeye umuntu yari yambaye nk'abamasayi murabaza abacuruza inkweto mu muhanda twumvaga inkuru zabo ariko bakagendaho ariko agatoro yatubwiye ngo ko arimo kugenderaho ntako turimo turabona mukomere cyane yego mukomere turi abanyamakuru tugeze ahangaha turi ku muhanda muri kugenzwa n'ikiko twari tukiri mu kazi twari tukiri mu kazi muraza gutora twumvise amakuru y'uko ngo bamwe muragendera hejuru ngo y'agataro katubize ikibungo ngo byageze i Kigali tutazi hari abantu rero turi gufasha online hari umuntu warumpamagaye hano uri Kinshasa ngubu niwe twari turi kuvugana burasa ntimwamwihanganya gato tukabafasha tukamanza tugafasha abakiriya kugira ngo aya masaha mudusanzemo nubwo muje muvuga ibintu by'udutaro nge ntabwo ndabumva neza ariko ubu ngubu aya masaha mudusanzemo turi gufasha abantu par telefone turabyumva byerekeranye n'iki mu kubafasha turavura twe turabaganga twe turabaganga turavura ubu rero tugiye kumuvura bitewe n'ikibazo afite adahari kuko ari Kinshasa nari mbaye impozinze video yiwe twari turi mu Umumasayi none dusanze uri mu bindi bitandukanye n'ibye hari aho bifitanye isano nabyo n'ibyo kuvura umuntu. Allo siko bya bintu bikora badi ko tutari kumvikana neza connexion shobora kuba ari ibibazo by'amakonnexion mbere yo kandi mutanye no kuvugana ko biraza ikibazo cya connexion kuko ibintu muri umuntu waturangiye ari umuntu waturangiye ngana ngo yanze ko tuzana ko tubiko akubonye kugenda ku gataro uzahanga ukakavaho ukaza kwicaramo ibintu nibyo koko byabayeho buretse buriya nta muntu ujya uvanga ibintu nakubwiye ko ndi gufasha abantu ibyo bibazo byose ufite ndaza kubigusubiza sibyo ntabwo ari umwanya wo kuba nagusobanurira ibindi ntagize icye cyo nkorera ku murwayi wanjye uraba munyihanganiyeho gatoya turanganamo kubonye mutatangira kuvugana mutangira ubuvuzi yo kumuhereza ntabwo ushaka kuvuga bitemewe ari kuvura icyo nkundira rero abanyamakuru
amakuru kuyashaka ni byiza ariko namwe hari ukuntu muba mushaka kwinjira mu bintu mugira amatsiko. Okay, ni byiza kugira amatsiko. Ariko ubwo inzu twamuganze twamaze amazina nawe nari ngiye kuvuga nti ashobora kuba atavuga. Mukomere. nta kibazo mwamugana. Mukomere cyane. Salama. Nta Kinyarwanda. Kiswahili. Ongea Kiingereza. Muraho neza. I know how to speak English. I know English. No kuvuga ngo Yourself, you know how to speak. Yeah. amareza abayanze. So just I'm here just ndabona to amareza ari help kugenda people. nabi ariko nta kibazo ifoto So nayibonye. just N'amafaranga yo gusuzuma. you see the what am I doing myself? Icyiza rero Before I chat, what's your name? My name is Barak. Mabone atari kuvana ifoto. Are you doctor too? Yes, I'm a doctor. Afite uburwayi kandi When did you come in Rwanda? kureba ubwo burwayi ahantu. I have like 3 months to come from TZ. Is you who fly or it's your colleague? We are together. Umumasayi, all of them. I'll say all of them. You fly you too? Yes, I came just like I have like 2 months or 3 months to come here. Ibikano. Tuambie mambo ya madawa tu tunaona hapa. Haya madawa ni ya nini? Hizi madawa Tuoneshe. managomba kama Tuoneshe kwa kamera. Nsobanurira ko nataka kuona ufite ari ikibazo kiri mu ijosi mu Zote tuchukua zote. ariko iyo foto yaho ndayikeneye. sikiliza. Iyo foto gufotora Hizi hapa ikibazo ndayikeneye. ninaweza nikamsaidia mtu kwa kuwa Mungu amenipa bahati kuwa mganga. Picha. Kwa hiyo ninaweza nikamsaidia mtu ameibiwa kitu fulani. Picha ya hapo. Yote tu hivyo. Kwa hiyo ndio kazi yangu hizo kufanya. So can I touch on them? Sorry? Can I touch on them? Can I touch you? Can catch? Touch. Can touch? Can touch? Okay, let me take it. Can touch? What's the use of all of this? Like this one, it's used, this egg, or this? It's used. That one is my technique to know how to do this. You self, you don't know how to do this, but myself I can have to know how to do. Can you use all of this to fry? Sorry? Can you use all of this to fry on the basket? Yes, I can do it. Let me give you guys imagine a little bit. Umuntu. Okay, thank you. Ni murumuna w'urwayi. You need you guys to know what am I going to do. Ariko buriya akazi niko Let me do. kambere tugomba kubanza gufasha abantu. niba wari guhamagara kuri telefone. Niwe turi kuvugana. Reka tubone ngiye kutwereka dufite n'ubwo bw'cyane cyane turazikuye ko muziko twazizanye. Is this water? It's my medicine, it's not the water. Your medicine. It's a medicine. Let me see your mixture. Let me check. Wash nicely. Okay, yeah. You're watching. Comfortable. Mzee. Yeah. Come on. Kama Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Mwakabyara noneho tika. cyo guturitsa igisasu nk'abantu. Acanye ikibiriti namwe mwareba. Ntacyo ndimo ndabona pe. Akurikiye Legacy TV sinzi na muri kubibona. Arimo aracana umuriro. Umuganga wundi wo ku ruhande murabona afite akantu yarambitseho igi n'akantu kameze nk'itopito na telefone irimo ifoto y'umumama menya rero bari kuvura. Then here there is my doctor. It seems like he's burning something, but it's not working. Okay, let me see or check what we are doing. Abona yari yafashe amavuta ashyiramo akantu kameze nk'ivu. My bag there. Your bag? Where my bag there? Can you send someone to bring me the bag there? So, what are you going to do? I'm just going to do something. Something. Are you burning the oil with this ash? You see, How would focus it's on like the- it's like a fire. Fire from what? But What's the it's composer not- of your mixture? It's not a fire. It's a medicine. It's a medicine.
Yeah. Utafanyisha hii. What kind of medicine are you gonna do? I know that. What am I doing myself? Yourself. But you have to explain to our followers what is happening. No. Doctor, let me ask you. Iyi medicine turimo turakora aha ngaha ntigamije iki ni gukora iki kuko umuntu ashobora kuzana like nje nkaba nafata nk'icyondo gashyiramo amazi cyangwa se nk'ubuto ndi kwereka abantu kandi ibyo ndi kuvanga. So the purpose iyi medicine ni iyihe? Kuko papa si ibyo mudusanzemo nabasobanurira ko turi kuvura abantu baba baduhaye amafoto yabo kuri telefone abandi bakaduhamagara kuri video call tukagenda tubafasha. Buro nibyo mudusanzemo. Ikibazo rero habayeho kuba muje musa naho mudutunguye. Urumva natwe ntabwo twari turi radio kuba twasubiza ikibazo ku kindi. Kandi kiba cyihutirwa no kurokora ubuzima bw'umuntu sibyo? Wa mugabo abaturanye bafite ikibazo cyo kugenda ku gataro. No kubera iki tubwire? Agataro turaza kubigeraho. Reka tubanza mwitonze abanza nsubirize kuri iki kibazo. Ashaka kudusobanurira. Neza bikanza bavura umuntu ubundi ubu kuvura byatangiye. Ubu kuvura byatangiye. Urabona tuko na picture. Is burning fire. Abanyarwanda kazi. Nta kibazo waduteza twebwe. Nta kibazo wabateza kuko ubu turi kwirukana ibintu bijyanye n'imyuka mibi. Ubango no mama muri muravura muri telefone. Muri abantu batandukanye tuba tugomba kugira ibyo twamurura niyo mpamvu ubona tubazo. Buri imyuka mibi iragiye. Iri muri twe. Imyuka mibi abantu bose barigenda. Ubwo iri hano muri twebwe twese. Urabona nk'uyu mubyeyi umubyeyi tugiye kumusuzuma duhaye ifoto ye mu kanya kugira turebe ikibazo afite. Ntabwo muzi ikibazo afite ubu ngubu. Oya gusuzuma ntabwo usuzuma uzi ikibazo. Cyagorone nayo. Nta kintu byadutwara twe. Oya nta kibazo. Turataha ko twaje. Patie. Murataha ko mwaje nta kibazo. Ni patie sana. Ugenda usobanura gake gake kuri buri mezi ko ntabwo dukurikiye. No kuvuga ngo uyu mubyeyi tugiye kumusuzuma turebe ikibazo cy'uburwayi yari afite. Hari ibyo bayadusobanuriye nk'abantu ariko ubu ngubu tugiye kubikora. Dorego. Kuvuga ibiki? Dorego. Mu mutega amatwi. Dorego. Kubyumva. Ni amarenga abagana. Dorego. Ko. Steri up. So telefone barangiriza abantu. Oya nta kibazo bariza abaganga tuba tuzi uko tubikoresha. Niba ikibazo kiri kuri uyu mubyeyi rero ndabona bumva nta kimenye ndi kukireba. Harimo ibintu by'amahembe bamutega. Bamuteza amahembe n'ibirozi by'ibihato n'ibihuherano. Ngemba ndi kubivuga bitewe nuko ngemba mbibona nka muganga. Niyo mpamvu ubona hari imihango dukora. Wowe uri umunyamakuru ariko ndi kugusobanura ikibazo nsanze iki mu murwayi wanjye. Ni ukuvuga ngo ibijyanye no kumusuzuma birarangiye. Mbabwiye ko afite ikihe kibazo cy'amahembe bamuteza amahembe n'amarazi y'amahato n'amahuherano. No kuvuga rero ni ibintu bagenda batongera bijyanye n'iyo myuka mibi yose twari turi gukongora hano dutwika mu kihagera. Ubu namwe haraba bari kubigenda n'abatabizi ariko ntimurasuzuma. Oya nawe nuza nk'umurwayi nzagusuzuma nta kibazo ibibazo byawe. Oya ubu ngubu ntabwo muri abarwayi banjye muri abantu baje kundeba sinzi ngo mwabonye ngo tugenda hehe ku gataro urabimbwira nyuma tube tubisimbutse ubanza umbwire none uhagurikiye umuhango niba kumenya ikintu arwaye umuhango ukurikiyeho uburwayi ndabubabwiye ndabuvuze mbuvugiye hano ngiye kubwira nyir'ubwite icyo arwaye hanyuma ntangire uburyo bwo kumuvura nkoresheje imiti. Ibintu bijyanye nk'ibi by'imyuka mibi
ntabwo ari ngombwa ko umuntu anywa n'umuti. Buri migenzo ikundwaho n'indi migenzo. Iyo batongereye natwe dukora imitongero yo gukuraho ibyo bamutongereye, tugatongera ayo mahembe agahagarara, ibyo bihato bikamuvamo, kuko ntabwo ari ikibazo cyo mu mubiri mo indani ngo turamuha umuti bimusohokemo. Kandi turatongera. Ntabwo uburozi ari ukuza ngo babugusige cyangwa se ngo uburye, nabwo bubaho ubw'uburyano, ariko ibyo uyu nguyu afite ni ibirozi by'amatongerano bamutongerera. Ubu rero natwe turakoresha imitongero yacu iki kibazo kimuva. Okay, uvuze kuri ibyo by'amatongerano, gusa nk'uko tubizi hari abantu baba barushanwa imbaraga kenshi. Hari umuntu wari wavura cyangwa se n'umuntu ushobora kuvura, ugasanga ayo marozi ugiye kumukuramo cyangwa se kumuvura, ugasanga uwamuroza ahubwo ashobora kuba kurusha imbaraga. Ntibirakubaho na rimwe, cyangwa se ntujye ubyitaga igihe ukora akazi kawe? Oya, kuvuga ngo amarozi iyo mbonye ko ari amarozi ntabwo bijya bivuga ngo kubikuraho birananiye. Ahubwo hari ikintu cyitwa za karande kamezamiryango, nazo ziba zijyanye n'iyo myuka mba nababwiye ibiva ahantu hatandukanye. Iyo umuntu rero afite karande z'iwabo byo biragorana, kuko bitewe n'imikagire birimo biragorana, ugasanga ikibazo kiratinze, gitinze gukemuka, ntigikemukiye igihe, ariko akenshi iyo twabibonye nk'uku nguku birakunda. Hari n'igihe usuzuma ugasanga isuzuma nta kintu rifashe bitewe n'iyo ibyo bintu biba birimo, ariko umuntu abijyamo akabyicarira akabifatira umwanya. Nk'ubu ngubu ikibazo cy'umubyeyi cyo kirihuse, ariko ubundi hari igihe bidufata amasaha irenze imwe ukiri ku kibazo cy'umuntu umwe. Gikora utuntu nk'utwo wakoze? Ntabwo ari ukubona gukora utuntu, ahubwo ugita ku kibazo cy'umuntu ubonye ko ari utuntu dukoze. Umuriro mwatwitse yawe twi. Umuntu ashobora kwibaza wenda uburyo bwo kwishyura, wenda n'undi waba urwaye akavuga se yishyura gute cyangwa yica amafaranga mu zihe nzira, ese yaguhaye mbere cyangwa ari uyohereza namara gukira, uburyo bwo bikorwa bite? Ni kuvuga ngo hari amafaranga ya mbere yo gusuzumiraho, yujura umurwayi urayamenya. Hakaba none oya, ntabwo ari kubana umufuragiro. Umufuragiro ni ibindi bintu. Umufuragiro ntabwo ari ukuvuga ngo utangwa nk'aho ari itegeko. Buri umufuragiro ni uburyo bwo kujya guhamurisha, ariko twebwe akenshi muri iyi minsi umuntu adusanga imiti tuyifite. Umufuragiro muri mu Giswahili barabanikiye ndashyamba. Ni ukuvuga ngo ushobora kuha umuntu amafaranga w'umuganga, ukamubwira ati mfite ikibazo iki n'iki, wowe akayaguca akagenda akagira bite akajya guhamura wa muti. Ariko ahubwo ubu ngubu kuko imiti tuba tuyicaranye, ibintu byagiye bitera imbere, umuca amafaranga yo kumusuzuma ukamenya ikibazo cyiwe, hanyuma wamenya uburwayi ugatangira kumufasha umunsi ku munsi. Nose bivuze ko umuntu mwiyungura maze kumenya ikibazo cyiwe ujya no kumuvura, biratanga ko icyizere ko aramutse yongeye kohereza ibyo bintu utakongera kumufata. Habaho no kubihagarika. Iyo twabibonye gutya habaho icyo bita gutsirika, dusirika umuntu ntibazongere kumuhumanya ukundi. Icyo ushobora kuba wakora ukimukura akanya gatoya gusa, icyo ushobora kugiye gukorana ukimukura akanya gato bikaba byanagaruka n'ejo. Yataratsirikwa barongera bakabimuteza, ariko iyo wamutsiritse nta muntu wongera kumuhumanya. Ariko iyo uburwayi bukize umuntu nyine aba mutaraga, umuntu aba agomba nawe kugira ubwirinzi. Iyo wamenye ukuroga ukamenya ukurogera, nawe ukoresha ubwenge bwa muntu ukirinda. Ariko bivuze ngo hari n'uburinzi butangwa n'abaganga, ari byo bavuga gutsirika, sibyo? Ariko muganga umuntu ushaka kumva ngo amahembe bikanamuca kumenya ni amahembe ya y'inka, ni amahembe ameze gute, icyo twita amahembe? Amahembe aba ari ay'amatungo, ariko agiye munsi y'urubuga yo kumuhumanya, kuko ni ukuvuga ngo ni ihembe riba ritongerewe. Niba bakubwiye ngo ni ihembe ntubyumve ko ari igipapuro bazatongera, ahubwo ni ihembe koko. Ushobora kuba ari iry'ihene, ushobora kuba ari iry'inka, ushobora kuba ari iry'intama, imfizi ya rugeyo, sibyo? Sekurume y'intama bita rugeyo. Ukuvuga rero bararifata bakaritongera. Ariyo mpamvu ujya wumva abantu bakunda kugenda mu buvuzi nk'ubu bwacu bwa gakondo, ujya kumva ngo umuntu bamusabye igitambo. Aba ari kugira natwe tubone bya bikoresho byavuye kuri bya bintu byamuhumanyije. Hari ikintu abantu benshi bibaza, baravuga ngo kujya kwivuza ku bantu nk'amwe, like hari abatinya bavuga ati n'ubundi n'abarana abarozi, bavuga ati niyo ugiye kuhivuza niho bakuzirika cyangwa se no bakagutsirika ubwo bakurya utategeza kujya kwivuza ku bindi bitaro. Ese mwe cyangwa se weho
wemeza ko umuntu ashobora kuza kwivuza ngo bikaba byamugiraho n'ingaruka yo kudatekereza ahandi hantu cyangwa se iyo mumaze kumuvura mu liberite yo kuba ububwe n'uwo yahoze ari we? Kuvura ntabwo ari ugufatira, none se waba uri gukiza umuntu ikibazo ukajya kumuteza ibindi. Ugomba gukora ikintu n'ubundi umuntu aje kugana gusaba, urajya kumufatira ukiretse ari ikibazo wenda cyo kuba nta bantu ubona uvura. Ntabwo wafata abantu nibura 20 cyangwa se barenze umwe bakugana ku munsi ugiye kugenda ufatira buri muntu kandi ibyo ntabwo bwaba ari ntabwo byaba ari ibikorwa byo kuvura. Bimwe bigaragara mu mwakoze kuba ibintu twabonye by'ahangaha ndetse no kuba yamenye iki nta kintu akoresheje. Ese izi mbaraga mukoresha ku ruhande rumwe bivuze izi mbaraga se ni imbaraga za gakondo. Imbaraga za gakondo ziva mu miryango yacu zikava mu bumenyi twagiye twiyungura, ariko akenshi biva mu muryango, ntabwo ari ibintu umuntu atoragura. Abenshi bavuga ko hari abahuriye n'ubupfumu, byo wabitandukanye gute ubuganga bwanyu no ko umuntu ajya mu bapfumu, ko ari ababyitirana cyangwa byose ni bimwe? Ubundi ni ukuvuga ngo na n'ubu akenshi njya mpura n'abantu bakambaza ngo ubupfumu, bakambaza ngo ibintu by'ubupfumu. Ntabwo ngewe na n'ubu ndiyumvisha ikintu ubupfumu bisobanura. Ntabwo uri umupfumu? Genda umuganga. Rero iyo mugiye kuvuga ngo ubupfumu, kiretse nzi umupfumu ari mu ntoki. Ariko mu ndwara tubwiye uvura ntabwo wigeze tubwira izazo zitandukanye, batubwiye iz'umurwayi ugiye kuvura, ariko ntabwo batubwiye indwara uvura izo arizo zose, nyine ubwoko bw'izo ndwara izo arizo, niba ari uburozi bakoroze, niba ari umurutsa, niba bigenza gutyo. Ntabwo wigeze tubwira indwara uvura nyirizina nyine izo arizo zose. Uzi yaba ari nk'icyo kibazo mwari muje kumbaza, mutaje kumbaza ngo ngenda ku rutaro. Nk'umuntu ubibye ashaka kugaruza ibintu ntabwo mwamufasha? Ibintu tujya tubigaruza inshuro nyinshi, ariko hari igihe haba harimo izindi kondisiyo abantu bakananirwa kuzishobora. Ugasanga umuntu bamwibye, ariko mu by'ukuri wa muntu waje kumwiba ataragambiriye kumwiba gusa, cyangwa se ugasanga n'umuntu nawe ku giti cye yabigizemo uburangare. Nk'ubu nshobora kuza nkasigaye telefone hano ku y'intebe, nka nyuma y'iminota 30 nigiriye mu zindi gahunda, nkaza nkayibura, ugatangira guhamagara ngo muganga baranyibye, ngaruriza telefone. Ubwe arabizi neza ko atibwe, ariko yari umuntu wibwe, turabigaruza inshuro. Noneho cya gikorwa cyatangira ukavuga umurwayi wa ndabona twakurangiye ko tukijyaho reka tugire mubuza none bituma umurwayi aremba. Oya, uretse namusuzumye namwe mbahaye igihe cyo kuvuga cyo kuba cyo dushaka kumbaza ibyo mushaka. Mugatugana ku musozo wavuga ukuntu abantu babagana n'ibibazo mwabafasha na nimero babakura. Nimero ubu muri iyi minsi rero tugiye kujya Tanzania. Hari n'abakiriya bamaze iminsi bampamagara bakambura kuri nimero dusanzwe dutanga, ariko hariyo dukoresha turi Tanzania kuri WhatsApp, kwibi bya internet. Sinzi niba nayo nababwira kuko nibyo biri bworohereza abantu muri iyi minsi. Waba ari itanga nacyo ni uguteranya 255. Reba muri kamera imbere. Guteranya 255 4 7 4 6 9 703. Wasubiramo nanone. Guteranya 255 7 4 6 9 73. Iyo niyo iri kuboneka kuko tugiye kujya muri Tanzania nka nyuma y'imisi 3, ntabwo turaba turina. Ariko hari niyo dusanzwe n'ubundi dukorera hinaha ya 0783 92 38 19. Izo zose iyo bazidushakiyeho abantu turabafasha nta kibazo. Hano hari hose turabakorera, imiti turagerageza tukayibona kugira dukomeze dufashe abantu. Nk'ubu ngubu ahangaha usanze twicaye
hari hafi na hano aha amabisi ahagarara muri gare. twari tubereyeho gufata amazi y'inyanja kugira dufashe uyu mugoroba n'abantu bari hakurya y'umugabane wa Afurika cyangwa se bari mu bindi bihugu duturanye. Amazi y'inyanja. Ubu mufite amazi y'inyanja? Kw'inyanja y'Abahinde. Mumwe afite angamba y'icanya. Tuba tuyafite kugira ngo bigirire umumaro ba bantu turi bufashe bari hakurya. Muyakoresha muvura? Tuyakoresha tuvura. Hano se ko ntayo uri gukoresha? Igihe cyayo nikigera ndayakoresha nuko nyine mbikubwiye kuko kugira wumve natwe umuhate tuba twashizeho kugira dukomeze gufasha abantu. Nose nitwa tuya kutagatero kadutera ikibazo naho kandi mu byakunye tuzo twirukanka tuje kwa kuko yaratuye mushobora kongera gutandukanya gusa tubizi birambye gataro koko wakagenzeho cyangwa muri atubeshye. Niko byari bimeze ntabwo yababeshye. Ko babanje kuduhakanira. Ariko ubu ngubu nta arega igitandukanye. Mwe mu bamushaka ngo dukorere ibintu ikitari igihe. Hari impamvu uyu mugenzi wanjye akajeho. Urumva ntabwo rari ukuvuga ngo kugira ngo mbikore nuko uraba ubikeneye. Oya, hari impamvu byabaye ko gakoreshwa. Iyo mpamvu rero itariho ubu ngubu ntabwo nakubwira ngo tugiye kugakoresha. Ntabwo yakajyaho tureba ngo tubibone. Oya, kandi hari impamvu gakoreshwa. Hari impamvu gakoreshejwe. Urakoze cyane. Ibintu murantungura cyane ntabwo mbikunda. Bituma ntanabasobanurira ibintu uko byakabaye bigenda. Kuko nanjye ntabwo mba niteguye kugira ibyo mbasubiza. Ese ku ruhande rumwe wenda nk'ikibazo cya nyuma dusoza hagati yawe ndetse n'uyu mugenzi wawe Umumasayi ukora cyane cyangwa se mwese murafatanya muravuga ntabwo duhagiye gusobanura burambuye kuri mugenzi wawe mwese nimwe baganga cyangwa turafatanya. Ashobora gukora ibijyanye n'imihango dukora mu gusuzuma ngiye nkatanga ibisubizo. Nshobora nayo gusuzuma nawe akabitanga. Umunsi ku munsi tuba turi kumwe. Ntacyo noneho mwatanga ibisubizo. Reka dukomeze ubwo dufasha abantu. Kandi murakoze.